mudukurikiye nizeye ko aho muri hose rero mukomeje kugubwa neza, ariko nyabuneka kora subscribe, liking video, comment ziza ni ingenzi kuri wowe. Kandi ikindi nyabuneka, niba twigisha isomo rijye rikugirira akamaro ndetse rinakugirire n'undi wari wese, niba uzi yuko hari mugenzi wawe ufite ikibazo twavuzeho, ujye uhita umuhereza iyo link ya video wabonye, hanyuma noneho kugira ngo bigende neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bana b'abakobwa cyangwa se ku bagore bakura barangiza ugasanga babaye ba Mukagatare, impamvu n'inkomoko n'imizi ndetse ibikomokaho ahanini. Usibye ko buriya kenshi ngiyewe ntabwo njya nemera yuko umuntu ashobora kuba Mukagatare 100%, kubera ko ahubwo mu mutwe wiwe n'ibitekerezo byiwe nibyo bishobora gutuma baba Mukagatare. Ngo burya akenshi ngo abadepe bazagica kuko nkunda kubibandaho cyane, ariko bambabarire ngewe nkunda kuvuga nkoresheje amagambo nkunda guhabwa. Ariko ngo abantu kenshi ngo biyakiye ngo mu bintu byo gusenga cyane mu byumba n'ibiki, sinzi abajya baribo, usanga barashyize mu mutwe kode yo kumva yuko ngo burya ngo badakwiriye kunyara, ngo biriya bintu ngo ntabwo ari byo, ngo sinzi ibiki, ntabwo mbizi iyo myumvire ahantu bayikuye. Twe twavutse dusanga umugore ari ubunyara, mwisanzi ko umugore ari ubunyara, urumva? So rero ibyo ngibyo sindi bivugaho cyane, aho icyo tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba kubera iki umwana w'umukobwa cyangwa se umugore ashobora gukura akaba Mukagatare, ni izihe mpamvu ziba zabiteye, ese ni iki yakora kugira ngo basi byibura agabanye kuba Mukagatare. Ubushize nababwiye ku cyo bita bwombo, ariko sindi bukivugaho cyane kuko ngiye ngiye kureba noneho igituma umuntu aba Mukagatare. Narabibabwiye hari video za kera, sinzi niba harimo abantu bagiye bazikurikirana, nagiye bivugaho cyane. Ndababwira ati nyabuneka iyo umubyeyi yibarutse akabyara umwana deja agasanga ari n'umukobwa, hari ibintu bimwe na bimwe aba akwiriye kumukorera, hari ibintu aba akwiriye kuvuga ngo umwana wanjye w'umukobwa akwiriye kuganirizwa, umwana wanjye w'umukobwa akwiriye kwitabwaho muri ubu buryo. Noneho bikongeraho nuko abana b'abakobwa kenshi usanga bakunda kunyara mu buriri, kwa kundi byitwa ko umwana aryamye mu ijoro, hari ukuntu urota ukanyara mu buriri, hari ukuntu mu gitondo usanga wanyaye mu buriri uri umwana w'umukobwa ndetse unamaze no gukura. Ababyeyi rero bagatahira bagakubitagura ibiriya bintu. Nyabuneka waba uri umubyeyi nkurikiye none ahangaha, waba uri umurezi urera abana, ibyo simbyita kinyenzi nuko ufite ahantu uhurira n'umwana. Ndakwinginze, niba umwana anyara mu buriri akiri mutoya, uyimubyukiriza ku nkoni deja w'umukobwa, ni bibi cyane. Wenda abahungu bo simbizi ushobora no gukubita, ariko nanone umukobwa niwe turi kureba hano ahangaha, uyimukubita kuko iyo umukubise hari ibyo ubangamiye muri we, sibyo? Iyo umukubise kuko nyanyaye mu buriri hari ibyo ubangamiye muri we, ndetse bikaba byanatuma bizamugiraho ingaruka mu gihe kizaza, mu gihe amaze kuba umudamu, mu gihe amaze kugera mu rw'iyo yamaze gushaka, ugasanga bimugizeho ingaruka zikomeye cyane kubera za nkoni wagiye umukubita ngo yanyaye mu buriri. Mu gitondo ukamuzindukiriza ku cyayi cya mu gitondo. Ubundi bajyaga batubwira ngo icyayi ngo cya mu gitondo, mu gitondo wanyara mu buriri akamukubita. Buriya nanjye mureba nanyaye mu buriri igihe kinini, ariko mu by'ukuri nyine bakajya banankubita, ariko amahirwe wenda njye nagize nuko ntakubiswe cyane. Ikindi kandi wenda amahirwe nagize njye nuko nakuze nkiga no masomo cyane, bikanatuma mbasha gusobanukirwa n'uburyo umuntu ashobora kuba yakitwaramo. Ariko biriya bintu birabangama kandi bibangamira abana muri rusange, bikaba byatuma umwana afata izindi mico. Yaba yamaze kuba umugore, yagera mu buriri bagakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we, yagize igihe cyo kumunyaza neza neza, umwana akibana pe. Reka tubyite umugore kuko urumva bamaze kuva mu gika cy'umwana, yamaze kuzamuka, yamaze kuba umugore neza neza, ugasanga umwana burundu byanze burundu. Umugabo yajya kugira hajya nk'utuntu tuzi, ukabona abaye nk'uwikanze ukuntu mu mubiri we, noneho warangiza ukabona na twa tuntu twari twirashe dusubirayo. Umwana aba yarahuye n'ihungabana. Ihungabana rero kababwiye ngo abantu mwe, abantu akenshi bazi ngo abantu bahungabanwa wenda no kuba byabaye muri 94, ntabwo ari byo byonyine. Buriya buri muntu wese agira ikintu kimuhungabanya mu mutima ndetse no mu bwonko bwe, kikaba cyanakomeza kikamuteza ikibazo. Kandi uzi ko ari akantu gato cyane. Ni ukuvuga ngo rero nk'uwo mwana uba warabaye muri ubwo buryo, nk'uwo mwana uba warahuye n'ibyo bibazo, usanga kenshi na kenshi iyo byagenze gutyo biramugora cyane, ugasanga bimuviriyemo kuba yaba Mukagatare.
ba Mukagatare bakunda kubavuga, abantu bamwe bagahakana, abandi bakagira, ariko iyo byamugendekeye gutyo burya kenshi aba Mukagatare pe neza, ugasanga igitsina cye cyarumye nk'abantu. Injya mbabwira mujye mubasha kumva, kandi burya mubashe no kumva icyo ushatse kuvuga, sibyo? Kandi icyo ushatse kuvuga mu cyumva inshuti yanjye, mu cyumva. Ntabwo mbasaba amafaranga kugira ngo mbigishe ibintu byiza, urumva? Nta nubwo ushaka gutera inkunga, ngira ngo nimero zacu murazifite, ntabwo mwaba mutagize, ndaza no kujya kuzibashyiriraho kuri screen kugira ngo niba hari uw'Imana ibwira ati gira icyo ukora, agira icyo akora. Ariko ntabwo mbigisha ibintu byiza kugira ngo mbasaba amafaranga, cyangwa mbasabe nta mafaranga ngusabye, ahubwo wowe gerageza ukore uko ushoboye, ibyo umwana wawe agomba ubimuhe nk'umubyeyi. Umwana wawe niba umukubitiye ibyo ngibyo, ntambikubwiye ko ari bibi, hagarika. Iyo amaze gukura biramwangiriza mu buriri, ugasanga arabipfa n'umugabo, ugasanga barashwana buri gihe n'umugabo, ndetse bikaba byanamuviramo no kwahukana, binamutera n'ipfuno. Jewe ushize na gastori nshaka kubabwira, ushize umugore yarampamagaye arambwira ati Brenda bimeze bite? Namwe ni byiza, mfite ikibazo dushaka ko tuganira, ufite umwanya? Nambwira ati mfite umwanya, nta kibazo, cyo nari ndi free. Arangije arambwira ati njyewe ndumva ngiye kwahukana. Ese kubera iki? Ni ukuri aho bigeze ndumva agahinda kuzuye mu mutima wanjye. Ese wabaye iki? Umugabo yakwanganiye oya. Ese wabaye iki? Nyine bimaze kumutera isoni zo kugira ngo abimbwire. Urumva biba bigoye kugira ngo umugore abibwire undi mugenzi we. Arambwira ati reka mbwire Brenda, ikintu cyambayeho nako cyambayeho kuva nashaka. Abandi bagore bavuga ko bagira amavangingo, ndetse n'umugabo wanjye arabimbwira. Abandi bagore bambwira yuko ibintu bimeze neza, ariko njyewe wapi, byaranze. Ndagerageza, byaranze. Nzakora iki? Hamwe hahandi nkora uko nshoboye, ariko rikada akozaho haba humye. Iyo ngize amahirwe hagira akabobere kaza nyine k'ubushake, ariko nako iyo atangiye kuvuga ngo agiye kunyaza, nyangwa murabizi mwe abagore mwe n'abagabo, iyo umugabo atangiye kukunyaza ufite akabobere gakeya, nta mavangingo ufite, na kakabobere karagenda, igitsina kikuma pe, kikuma hamwe hahandi mbese prudence ishyuha, yaba ari gukorera aho n'igitsina cye kigashyuha, yaba atari wa muntu uzi ubwenge wo gushyiramo uducandwe n'utuzi, bikaba birarangiye. Araje arabimbwira pe, yarankundiye, araterura arabimbwira, arambwira ati Brenda remerewe, ngiye gusenya urugo, ngiye gutaha, ndumva ntazi cyo gukora. Ariko nje gukurikirana ubuzima bw'uwo mugore, naje gusanga ikibazo yagize ari cyo ndi kubabwira kuri abana banyu mwibakubita kuko banyaye mu buriri. Uko we ageze mu gikorwa agira gutya, umugabo atajya kunyaza, we direct mu bwonko bwe kubera ryahungabana ryajemo, ahita yumva ko agiye kunyara mu buriri. Wabyumvise? Mbese ni akantu mwema mwumva ari akantu gatoya, pe nanjye ndabyumva ko ari akantu gato, ariko karagenda kakangiriza ubwonko ku buryo ubitekerezaho ugasanga nta kigenda byanze. Ibyo rero niyo mpamvu tutadukwiye kubigwanya. Nyawe umuntu uzi ubwenge, umuntu uzi akazoza k'abana be akurikirana inyigisho zanjye, kuko dukunda kwigisha inyigisho zigiye zitandukanye, tubagira inama mu buzima butandukanye, tubafashiriza abana. Nyaboneka hari video nyankunda gukora z'abana gusa, ndababwira ati babyeyi mudownloading izo video, downloading video. Hari igihe umubyeyi atinya kubwira umwana ngo uzacinye uzabigeze uki, jewe ndahari nkashaka kugira ngo mbibigishe, kandi nta kiguzi mbasaba. Icyo mbasaba ni subscribe. Ukareba video ntukande kuri subscribe, bikumara iki? Kanda kuri subscribe, ukande kuri notification, kuri akazogera, kugira ngo ujye ubona notification mu gihe na uploadinze video, uhita ubona notification, uhita ukurikirana video ikurikiyeho, kuko video zanjye zirigisha ndetse cyane zinafasha abantu bagiye batandukanye. Shimira by'umwihariko abagenda banshimira ko hari icyo bamaze kugeraho. Rero wowe none ahangaho dukurikiye, icyo nakubwira ni kimwe, nuko hari byinshi ukeneye kumenya muri wowe,
hari byinshi ukeneye kumenya mu buzima bw'imyororokere, hari byinshi ukeneye kumenya ku buzima bw'imyororokere y'umwana wawe, kuko hari byinshi wowe utamenya ukiri mutoya bitewe n'uko generasiyo wari urimo ariko yari imeze. Ariko none ahangaha ikinyejana turimo ni icyo kugira ngo tumenye buri kimwe cyose, tumenye uko umubiri wacu ukura, tumenye uko umubiri icyo ukoreye umubiri, ko hari igihe kikubera ipfundo ry'ubuzima bw'ejo hazaza. ari niyo mpamvu ndi kubabwira ngo niba umwana anyaye mu buriri wimukubita, kuko hari byinshi bimwangiriza iyo wamaze kugira gute, iyo yamaze gukura, amaze kugira igihe cyo gushaka, agira mu buriri umugabo yagira ibyo akora bikanga, kubera ka kantu kabaye nk'ihungabana mu mutwe. Barankubita agahita mbese ntiwamenye ukuntu bigenda. Rero mwa bantu mwe, usibye ko wenda kuvuga menshi atari ko yarangiza, ariko ikintu nababwira ni kimwe, ni uko icyo mbasaba ntabwo ari ikintu gikomeye, nanjye nkakora uko nshoboye nkabaha icyo mwifuza, icyo mushaka kuri njye. Icyo mushaka kuri njye ni amagambo meza kandi arimo ubwenge abafasha, nanjye nicyo nifuza. Niyo mpamvu nicara ndi kwiga, niyo mpamvu nicara ndi gusoma, kugira ngo buri muntu wese unkurikira ntakarambirwe, ntagateshuke, mbese nyine. Kandi niba nguhaye isomo ryanjye hituri ryapurika urishyire muri pratique, apana gukomeza usa nk'ugira gute, nk'uri kwepa, sibyo? Rero Imana ikomeze ibarinde umugisha, kandi mu by'ukuri mwite ku bana banyu, nibo gihugu cyacu cy'ejo hazaza. Bye bye.